none bimeze bite ku mutono n'ibyo mbazaniye ni ibiki? Mbazaniye seri yiswe ngo ibyahishwe The Hidden. Ni turi kumva aracyari bingo kibirenganya The Hidden. Iyi ni episode ya mbere. Bimeze bite rero? Ubundi rero ibintu mbazaniye ntibiba bisanzwe. Wibuka no gukanda subscribe. Meze bite? Nuko tuyitangiye ni episode ya mbere yiswe ngo ibyahishwe. Season ya mbere episode ya mbere. Hey! Ariko se none ibintu mbazaniye ntibisanzwe. Nyirwa muvuga ngo ibiki. Ndagira ngo wumve amagambo sasa. Ndagira ngo wumve amagambo byahishwe. Episode ya mbere. The Hidden. Umve. In 1510, King Ruganzu ati mu gihumbi kimwe magana atanu na cumi umwami Ruganzu Ndori yimye ikamba arikuye kuri se Ruganzu Ndori carried out attack ndetse nyuma yo ko afashe ubwami Ruganzu Ndori yakomeje ibitero byo kugira ngo yagure igihugu ndetse yabashije no kuba yahorera se wari wishwe to avenge on Rubingo who had killed his parents. ndetse yabashije no kwihorera kwitwa Rubingo wishe ababyeyi be. Rubingo's beer is now on Mount Rubingo with his toes, spears and his dog's hands. He attacked Bwishyura and his army called Ibisumi. ati Ruganzu Ndori yabashije kwataka ahitwa Bwishyura ari kumwe n'ingabo ze bitwaga Ibisumizi. In the battle he broke a rugamba and he was sure mwami Ruganzu Ndori yabashije kuba yasatura umusozi awucamo his eye by a man called Bitibisi. maze amaze guca muri uwo musozi yashwe kuba yaraswa icumu n'umugabo witaga Bitibisi. Ibyo byose byabereye kuri Bwishyura nyuma yo kusohoka mu musozi. Ati ndetse bavuga ko burya ibyo bigwi bye byakomeze kubungwabungwa ndetse n'ubwo bwenge bwe n'uyu munsi bukiriho. Nyuma y'urupfu rwe umurozi utazwi yaje atwara amaraso ye aremamo ikiremwa kidasanzwe akoresha amaraso ya Ruganzu Ndori. Icyo kiremwa yakise Sekibi. Ati Sekibi kuri iyi nshuro yari ikomeye cyane ubwo yari imaze kuremwa mu maraso ndetse n'imbaraga za Ruganzu Ndori. Uwo Ruganzu Ndori yakaba yari umugaba mukuru w'Ibisumizi. Ndetse nyuma yaho Sekibi yaje kuba yacika uwamuremye ariwe wa murozikazi maze acikira ahazaza muri 2021. Nyuma yaho umurozi yaje kurakara bituma aza n'undi mupangu wo kurema ikindi kiremwa gifite imbaraga zirenzeho noneho Sekibi. Icyo kiremwa yakize Rusoferu. Nyuma yaho uwo murozi yohereje Rusoferu ahazaza ho mu mwaka wa 2021 kugira ngo ajye guhiga Sekibi amugarure ahahise. Ibyo ni muri kubyumva ndetse iyakuzaniye ni Musanze Media TV. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo dukomezanye n'iyi seri yacu bahise ngo ibyahishwe. Ndetse turi kumva aracyari bingo. Rero mara kubikora tubone gutangira season yacu. Episode ya mbere tutangira ku nizo sasa. Ahantu mu bufumo umusore tuje ariko umusore ahangaha yamaze kwisiga ifu. Yabyita kwisiga amarangi. Maze kwisiga kigaragara cyari imigenzo barimo. Gwari biremwe bibiri byamaze koherezwa kuri iyi si muri 2021. Kimwe kije guhiga ikindi ngo kuko kimwe cyamaze gucika umuremyi wacyo. Kimwe cyitwa Sekibi ikindi kikitwa Rusofero. Hey! Ariko none ibi ni iki? Tangira kunara bari gutamba. Ibyo bari gutamba byo ntabwo tuzi ngo ari kubitambira ndi. Ariko turaza kwa twabimenya. Tuyitangiye ni episode ya mbere. Ndetse unibuka gukanda hari ahantu h'umutuku handitse subscribe. Maze kwisiga bagiye ibyo baterekera ibyo bari kuramya bari mu buvumo. Ariko hari abasore shaho abasore bubatse umubiri ibyo birangiye bamaze kwisigigwa n'ibyo bamaze gukora byose bava muri bwa buvumo. Hey! Bava muri bwa buvumo
abasore byo bafite akayuya n'inyundo, ya nyundo bayita kinubi, n'imena ari amabuye. Umusore ni wa musore abakobwa babona akavuga ego aha nirarema, ibaze girlfriend wawe cyaba afite imwe barya ibihiye. Ni wa musore koko ubona nawe ugatangira kuvuga ati ubundi muri Imana yandemye ku munsi umwe n'uyu nguyu. Ni ikibazo. Beze ishyamba bari mu buvumo, ibyo birangiye. Ku rundi ruhande hari indi couple iri kuba yaryoshya batazi iri kujya mbere. Ntabwo bazi ko iyi si yamaze guterwa n'ibiremwa bibiri bifite imbaraga zikomeye, kimwe gihiga ikindi. Bari kuryoshya. Sasi iyo byageze bitya, umusore yumva yifitiye icyatanu cye ku mufuka, nta kibazo yifite, ahita ahamagara sheri. Abasore ndabakunda. Iyo yifitiye icyatanu cyawe sha, inkumbi yawe na sanyisa bigeretseho, ntacyo utakorera sheri. Bari kugenda barya isi, bari mu muhanda. Ahantu bari ndagira ngo urebe amashyamba barimo, hari cyavuyeyo kimeze gutyo, teye gutyo. Bari kugenda batuje, agenda amwereka ati rwose mugabiye kiriya giti. Urabona rero aya mashyamba buriya kera yahoze, kumbe aho bagenda umukobwa yarabibonye. Hari uwo yabonye. Sheri reba hariya, sheri yanga kurebayo, kirakurikira. Ntabwo tuzi uyu nguyu we ngo arashaka iki. Akurikiranye couple iri kuryoshya, wasanga uyu munsi ari Saint Valentin. Uburyo sheri yemeye agakora ibishoboka byose basohokane shushu be. Nuko anamuhana telefone. Mana we, none ndabyemera urankunda nimba telefone igaragaza ko ukundwa. Ntago mbizi, nanjye ngiye kubyiga we. Ku kanya ahita bitambika, amufatiraho nanjoro cyangwa akayuya, mufatiraho akayuya. Ku kanya hari undi yaturutse inyuma, ahita afata n'umukobwa. Ibiki umukobwa baramushimuta, ku mukobwa ahangaha soro ahangaha. Ndarya umuntu arirukanka agana rya shyamba. Twamaze kubona rino shyamba ko ari benshi baririmo. Ikigaragara cyo bari gushimuta abantu kugira ngo bajye kuba babatambamo ibitambo, kuko baturutse mu myaka ya kera. Ibyo birangiye garuka hano, hari uri mu myitozo nuko ayifata. Imyitozo nuko ayifata. Undi ari hano afite telefoni, ari kubara iminota 3 n'amasegonda 27 umwe ari hejuru undi ari hasi. Imyitozo nuko ngo ayifata, genda kinigisha akabanza kubaka ijosi, ndetse n'uri hasi ari kureba igihe yamara. Ibyo birangiye imyitozo igakomeza. Nta mpamvu yo kwicara ngo utuze mu gihe uzi ko isi byayo byose atari sawa. Ngomba kubanza kanitoza. N'abagaruye abashawurini b'abanyarwanda nabazanye. Ibi ni iki nonose imbazaniye, irimo impugu zitandukanye. Mwajyaga mubibona muri za filimi n'ibiki, ariko none nabizaniye. Abasore babiri bari mu mashyamba amwe twamaze kuboneramo kuba ari gushimuta abantu. Ariko si biniki master tera ariko utoza umusore we. Wapi ntabwo nuko babigenza. Akantu kinshyira hasi kube muri rya shyamba ari wo bashimuse. Shushu be wabandi baramushimuse, bamuzana hano. Baramushimuse. Wamushimuta ureba uryoherwa, unibuka gukanda subscribe. Twatangiye bano basore bari gusa nkaho hari ibitambo bari gutanga, bamaze kwira bifu. Ndetse muri rya shyamba n'ishyamba rimwe nta kindi cyabaye. Atujye kwa bavanga barekeye mu majyaruguru sange amasuriyo. Ariko mbere kugenda arurwandiko nshaka kumunkirira, amaze ko yamutoza agiye ko yamwohereza kuri master mu majyaruguru, ndetse anamwohereza hari envelope amuhaye. Ngaho genda musore mwiza ugereye amahoro. Nta kindi cyabaye. Umusore yafashe umuhanda ngo agiye kwerekeza mu majyaruguru asangeyo master.
Ibi byamutozaga birarangiye, agiye kureba master wundi. Erega kwiga no guhozaho, agiye mu majyaruguru gukomeza kwitozayo. Bimeze bite rero? Nuko duhitanye ni episode ya mbere. Uko agenda barakwereka mu nzira, inzira niharuye, hari uwamukurikiye. Ibintu ntibirasobanuka neza, ariko uko tukomeza tugenda tuyireba, ibintu biragenda bisobanuka kurushaho. Bahise ngo ibyahishwe. Ni ibiki byahishwe? Hey! Ariko none 2021 iki tuzaniye. Ibaza ariko nzanye n'abashaburini mu Rwanda. Yamaze kumenya ko ari abamukurikiye, genda jijisha. Agenda jijisha. Ariko iki se? Ariko agahindukira hindukira buri muntu wamukurikiye. Kanikomereze n'abandi batumye mu majyaruguru. Nikomereza. Kumba hari umukurikiye, irisha inyuma y'igiti. Akure telefone, atahamagara bamutumye. Hero sa. Ati namaze ko namubona. Okay, komeza umukurikire. Nakomeza mukurikire. Ese kuki uyu musore kumukurikira? Ndetse bamaze no kuba bamushyiraho ingenza. Nge birangiye barakwereka nyuma y'umunsi umwe. Urugendo rwo ruracyakomeje. Mu majyaruguru ni kure. Ahagiye gusanga undi mu master. Urugendo ni rurerure kandi kugenda n'amaguru. Rwose ari kugenda nk'uwaranguye igihugu. Ariko nta kibazo nifitiye. Inzira ari kugendamo arugaramye hasi. Tukamaze kubona ko uyu musore hari benshi bari kumushaka. Ese baramushakira iki? Ni iki bashaka? Ese barakwereka arugaramye mu muhanda. Nkugaramye we aza gutabara. Uretse nk'ujye umutima mwiza nyine nkanjye aza gutabara. Ko atabara hari abari baryamiye amashanja bari hafi aho. Abari baryamiye amashanja muturuka inyuma agakapara agashimuta. Rero ngo arashimutwa. Ibyo baramushimuta amwirukankaho. Zaza kwirukana ku muntu nk'uyu wakwiteguye yemeze nko gukurikira marine. Bazaza gukurikira marine kuri zirace kimara urenga undi nawe areguka. Karagatego ahita bakurikira. Yakurikiranye marine yo mu misozi. Uza kumukurikira hari abandi babiri bategereje. Karatsindagiye. Karatsi. Faude maze gushimuta boro z'abandi. Yaje muri iki cyerekezo. Bivuze ngo n'undi bari babipanze. Bari mu nzira. Arabanza arabiyereka. Mwana. Bose bari babipanze. Kumva wakurikiye. Ntabwo azi ko imbere ye hari abandi babiri bamutegereje. Ibi ni iki? Yageze aha. Afata feri nyizimbwa. We ikomereze. Uyu we arashaka iki? Bararebana. Baramwibye. Sasa ni gishora kwiba ukaba wayoba. Umujuru kugiye kwiba. Uri umujuru ukaba ugiye kwiba igisambo. Abaza vayo. Bajya kumurwanya. Atera habi. Wambere arabanza aramwikiza asigara wa kabiri sasa. Wa kabiri avayo yareza agatuza n'umutwe gusa. Mujya gutera. Wapi. Uretse. Mugeri. Wamunda ndapfuye. Tera. Fata. Deturune nziza. Musore yaratojwe. Tera. Nawe bamushyira hasi. Fata ukuguru. Aratega. Wapi. Nagufata. Tera. Wapi. Baratera na kimwe.
manza asubira inyuma gaswata tera ariko se nkawe bitibye wigiye hehe abanza aramukoma turune nziza fata ubusa tera wapi tera ntabwo ari kumuhamya neza wumva wamwibye ageze kure wawundi wari uri mu muhanda wamujijishije barateze baravuna wapi barakoma inda ibifu barabanza barabyarura kira hasi uyu nawe arahageze mugenzi we bamushyize hasi ni babiri sasa reka tujye tuyihinira ahangaha ariko ndagira ngo nkwibutse ntiwibagirwe gukanda subscribe twikomereze yari ibyahishwe ndetse wumvaga yari bingo kibiringanya ntuzacikwe na episode ikurikira.